ijambo ry'umunsi zawemye imbere y'Imana. Kugira ngo bashe gusobanukirwa neza ibi, soma Waheburayo igice cya 4 ku murongo wa 16. Reka rero tuze dushize amanga ku ntebe y'Imana igira ubuntu. Aha niho tuzakira imbabazi zayo kandi tuzabona ubuntu bwo kudufasha igihe tuzaba tubukeneye cyane. Abantu benshi bagerageza kubona ubwiza bw'Imana, bagerageza kubufata nk'ari ikintu cyo kurwanirirwa. Bagerageza kuba beza bihagije, bagerageza gukora cyane bihagije, batekereza ko nibabigenza batyo ari bw'Imana umunsi umwe izabaho umugisha. Yamara iyi ngiyi ni imitekerereze y'ubucakara. Ntabwo ugomba kubona urukundo rw'Imana binyuze muri ubwo buryo. Ntabwo ugomba gukora kugira ngo ubashe kwemerwa. Ntabwo ugomba kwishyura Imana kubw'amakosa yawe. Ibyanditswe bitubwira kuza dushize amanga ku ntebe y'ubuntu bw'Imana, tutari nk'abagaragu baza bavuga ngo Mana nzi ko ntakwiye ibi. Niba ushaka gushyira akanyamuneza mu maso y'Imana, jya imbere yayo ushize amanga, genda umwereka yuko ubizi yuko akwishimiye, kuko ahangaha aribwo Imana izakwishimira cyane. Ahangaha no mu masengesho yawe vuga ushize amanga, ubundi utari vuga ushize amanga ubizi yuko utari kuyibangamira, vuga ushize amanga ubizi yuko utari kuyibangamira, kubera yuko aribwo izabasha kukumva. Yesu yigeze kuvuga ati, bishimisha Data gutanga ubwami. Imana irifuza cyane kukubera mwiza. Imana iguha umugisha. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.